gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Ayman yaramaze kumenya ukuri kose, yewe yaramaze kumenya ko ibyo yatekereje kuri Ivy byose byari ibinyoma. Ese noneho nicyo kigiye gukurikira? Yaba agiye gukora iki? Munyemerere n'ubundi inkuru tuyitangirire kuri Ayman abakiri kumwe na Dorcas. Agira agahinda kenshi, umubabaro mwinshi yitegereza Dorcas, ahera akamubaza ati none se nshimye kumbwiye ko wari uri kuri mission. Iyo mission ni nyiri kuyigutumaho yaraguhembye? Ese ubundi ninde? Dorcas yitegereza Ayman akambwira ati mva ngwire bro, ikosa rya mbere wakoze ni ubugoryi wagize, kandi ikosa rya kabiri wagize ni ukutizera umukobwa mwari mugiye kubana. Ntekereza ko igihe wari umaze wowe nawe muziranye ndetse munakundana, wari ukwiye kuba umuzi kurusha undi muntu uwo ari we wese. Ibaze ko njyewe nkurusha kwizera umukobwa wakundaga cyangwa se umukobwa mukundana. Ibaze ko njyewe icyizere ngirira Ivy gitandukanye n'icyo wowe wigeze wamugirira. Biteye agahinda kandi birababaje. Ibaze umuntu mwari mugiye kubana ariko utagirira icyizere n'iki na gito. Ibaze ariko ubundi gute umusore mwiza nkawe, umusore ufite buri kimwe, ugaragara nk'umusirimu, wikanga yuko umusore w'amafuti nkanjye ahangaha Dorcas yagutwara gute? Wizera ko umusore uri aho ngaho nkanjye yagutwara umukobwa mwiza w'igikundiro nka Ivy? Ibyo bintu koko umuntu wabibwira yabyumva? Ese ninde wabyizera? Can you imagine? Ayman warantengushye pe. Ubwire n'irindi kosa se wakoze? Wariteye ujya mu bitangazamakuru, ahantu hose Ivy yaravuzwe. Uzi impamvu nemeye kuza guhura nawe? Nuko nagira ngo nkubwize ukuri. Ibyo byose bivugwa nta kintu n'ikindi na kimwe kigeze kiba. Gusa ndamutse ngize amahirwe Ivy akankunda nangwa se nkaba aho wowe uri akampa urukundo ntabura gato cyane, nangwa se Imana ikantiza ku mafaranga nkayo ufite, nakubeshye Ivy ntago natekereza kabiri. Ahubwo wenda ikibazo nuko atanyemera. Ariko wowe neza wataye zahabu ujya gutora ibinongo, neza warekuye umukobwa mwiza nk'uriya. Can you imagine? Yego nkugomba icyubahiro, nta nubwo nkwiye kuguhangara, ariko reka nkubwize ukuri bro, hariya wanyeretse uwo uriwe, wanyeretse agaciro kawe, ndakurahiye. Siko watumye ntinyamose bro. N'uyu munsi mfite isoni zo kurebana na Ivy mu maso, kandi nyuma yo guhura nawe ndahera ko njya kumureba kuko dufitanye gahunda. Ayman ati none se wambabarira basi niba ugiye kumureba tukajyana? Dorcas ati ariko uzi ko utagira n'isoni n'ubwoba nyuma y'ibyo wamukoreye, kandi ubwo uzi ko ntabizi? Byose ndabizi, yarabimbwiye. Nyuma y'ibyo wamukoreye urumva nahinguka ndi kumwe nawe? Uba mwarabaye iki? Nze sinzi ibintu rwose mana yanjye. Uracyanamutekereza? Nyuma yo kumusebereza mu murenge, nyuma yo kujya mu murenge akagutegereza akakubura ngo aho ngaho ngo just gusa wafubushye, uri kugendera ku magambo bakubwiye ngo aratwite. Nde wakubeshye ko umukobwa nk'uya w'umunyabwenge yakora ikosa nk'iri?
ase nta nubwo wari uzi umugore ugiye gushaka uwo ari we hako ubundi nkayo wasengeye hari ubuvumo n'ubu na bumwe uzi hari ubutayu n'ubu na bumwe wigeze ugenda ubundi gute Imana yari igiye kuguhereza umukobwa mwiza w'umunyabwenge nk'uriya kandi uyubaha ariko mwitesha imigisha uzi ndamutse ngize amahirwe nk'ayo wari waragize ntago nakora ikosa ryo kurekura na umva uzi buriya Iva nkunze ndakora hiyomenye icyo ubukwe nabukora mu cyumweru kimwe ariko wowe mwarakundanye akajya gusekera akaguhamagara mugasohokana mugatemberana ariko ibyo byose ntiwigeze ubiha agaciro aho ngo uri gufinina gusa wafuretse hejuru ya Dorcas njyewe Dorcas banange katonda wange cyakoza wibare kubw'ibyo wakoze nabura wenda Ivy yabonye umuntu bari wagiye kubana yamenye huyu wa Ayman byari byiza guhura nawe byari na byiza kunambaza ibingibi njye rwose narindi hafi kuzajya kunyomoza ibi bintu uzi impamvu ntigeze mbikora se Ivy yarambujije njyewe ubwanjye yarambujije kuko amafoto ahari aragaragaza isura yanjye neza ariko n'ubundi ubu tuvugana ibyo yambujije nabikoze wari ubizi ko nagiye kubinyomoza se ese bundi reka nkubaze wakoresheje imbaraga zingana iki zo kugira ngo usebye uriya mukobwa byose kandi wabikoze ugira ngo umwihimureho ugira ngo mubabaze just none se ko wamubabaje nawe utisize ko noneho nawe ugiye kunyura mu buribwe nk'ubwo yanyuzemo ayibambe gusa wibare twarakubonye nanjye narakubonye Ayman reka rero nigendere ndatekereza icyo wanshakiraga wacyumvise naho ibyo gukubwira umuntu wari warantumye byo ntago biri ngombwa anyway niba nabwo ushaka ko mukubwira ndamukubwira ndatahambo noneho mbwira ninde wari waragutumye ninde wagutumye kuri Ivy ndate niba ushaka kumenya umuntu wari warantumye kuri Ivy rero ako se ubundi buriya ni ngombwa ko mukubwira kwanza ntago ari we mubwira ngomba kubibwira Ivy Dorcas ahera akakigendera Ayman asigara aho ngaho bisa naho byamushobeye byamucanze areba bamwe mu bamufashije kubona Dorcas arabegera akababwira ati ndakora iki aramubwira ati bro menya utarakerererwa ariko ndi wowe najya gushaka Ivy ngamusaba imbabazi Dorcas rero n'ubundi aragenda akigira kwa Ivy agira yasanga yanamwiteguye Ivy akimubona mu byishimo byinshi n'ubwuzu aramubwira ati oh my boy how are you that I'm fine ariko wowe nuze kumbwira ko uri fine kubera ko uraza kuba uri kumbeshya Ivy ati se kubera iki kuki naba ntari fine Dorcas ati niwihagarareho bana njye nawe turi inshuti ibihe umaze iminsi uri kunyuramo ntago byatuma waba uri fine uba fine wowe can you imagine habaye ikibuza buri bigize ngo inshuro wagiye urarurira z'amajoro wandaje umamagara cyakoza nibwo nabonye ko ndi inshuti yawe Ivy ati shabyihorere Dorcas nari narabuze undi muntu wese mbwira numvaga abantu bo muri famiye yanjye nta muntu n'uyu n'umwe mfite icyo kubwira kuko nta muntu n'uyu n'umwe numvaga nshaka kureba
nabonaga narasebye, numvaga nashaka kongera kubona data mu maso, numvaga nashaka kongera kureba mama, kandi bo kugizana n'izi sahani turongera kubonana. Ibaze ko mama mpamagara telefone nkayireba. Nageze naho mpindura inamba, ariko mama yarazishatse, Ntwari yarazibahaye. Ni kenshi banyinginga ngo baze bansure hano, ariko izo mbaraga narazibuze. Gusa nyine it's okay, ibintu byose se ko bibaho kubera impamvu. Dorcas uri inshuti yanjye, nubwo nyine bakunshingiye ngo twararyamanye, iby'amafoto n'ibira byose simbyitayeho. Ahari wenda nawe ushobora kuba warayapostinze, kuko hari ukuntu nyine umuntu yishima agapostinga, wapostinga wenda amafoto yanjye nyine akajya hanze. Ntago nta rundi rwango, sinakugira urwango, sinakugira umutima mubi, yewe nta nubwo nakurakarira. Dorcas mu kiniga cyinshi ambwira ati Ivy, mbere y'ibindi byose ubanza untege amatwi. Ivy arambwira ati none se kandi ubaye iki? Ninjye wakabaye urira none ndabona wowe ibiniga bikwishe, kutangiye kuzenga amarira mu maso, ahubwo nkwakirize iki? Dorcas atoya nta kintu n'iki na kimwe ugomba kunyakiriza, aricara ngo nkubwize ukuri. Ivy ati ibyo ari byo byose njye ntago bindeba, ngufata nk'umuvandimwe, uri musaza wanjye, wibagiwe ko twemeranyijwe ko njye nawe turi umushiki na musaza. Subizi ko nakubwiye ko nyuma ya Ntwari ari wowe ukurikira, none ibintu uri kwikoza ni ibiki? Bariya twarihiriye bo nubwo bamfata nka mushiki wabo, ariko ntago banyisanzuraho, nyine barantinya kandi birambangamira. Ibaze ko niyo umuntu ambajije ngo uvukana n'abana bangahe mubwira ko ari babiri, mbwira ko mfite basaza banjye babiri nanjye, kandi mba mvuga wowe na Ntwari. Rero icyabaye icyo ari cyo cyose njye nawe turi umuryango. Dorcas ahera ko abwira Ivy, akambwira ati yareka mbanze mbohoke, wangize udasanzwe, wamesheje agaciro mu buryo nta Shimi ngwino ukuremo patana. Nawe arampangiye. Luis agwamagaye. Luis Ivy yitegereza Dorcas, akambwira ati okay, none reka ngutega amatwi, ngaho mbwira niki cyabaye? Ndati rero mbere yuko menyana nawe nahuye n'umukobwa mwiza, ariko nanone nubwo ari mwiza agakurusha ubwiza. Azanyereka amafoto yawe, arambwira ngo azampa icyo ari cyo cyose nshaka, nindamuka nkuterese bigakunda, nangwa se nkaryamana nawe nkagutera inda. Gusa mbwira ko uri umurokore, ngomba kuzaza nitwaje ko nshaka gusenga kandi nshaka kunsengera. Igihe narabikoze, naje kugushaka, kandi byarangiye koko nkubonye. Wambereye imfura, ibyo natekerezaga ntago ari byo nabonye, byatumye umugambi nari naje wo kukugusha mu mutego wo kuryamana nawe bitashoboka, kuko nasanze uri umukristo, ntago wishushanya by'abiki gihe, ntago umeze nk'abari bubu, ahubwo byaje kurangira ngukunze,
kandi noneho birangira nawe unkunze. Ariko umenya hari Imana usenga itangaje, kuko sinumva ukuntu Imana yakunkundishije mu buzima bwanjye. Sinari narigeze ngira inshuti z'abakobwa mu buzima bwanjye, numvaga nta mukobwa ushaka kwigarura umutima wanjye, ariko ayivura mpangayikisha. Ibaze ko iyo utameze neza nanjye ntabwo mba meze neza. Imana ukorera uzayigumeho. Imigambi mibisha nari naje nzanye kuri wowe, Imana yayihinduye mu rukundo. Wanyigishije gusenga kandi ntabyo narinze. Ese wakizera ko nari umunywanzoga? Ese wakizera ko nari umunywatabi? Ariko ibyo byose kubera guhorana nawe n'amagambo wagendaga umbwira, n'inshuro nyinshi twabaga turi kumwe nkareba imbuto unyerera, natangiye kugenda nzireka. Kwako kenshi twabaga turi kumwe tugatandukana ugiye kuryama, rimwe na rimwe nkanarara hano iwawe. Kubera kumara igihe kinini turi kumwe ntabona izo nzoga, byatumye nzivaho burundu. Ibi byo kunywa itabi byo sinyinibuka ko nigeze no kurema. Ese umuntu utakunda umukobwa nkawe yabasate? Buranja nicara nkavuga nti Ayman yabaze iki agaciro yarekuye? Ese yabaze uw'umugisha yataye? Yabaze ko yabaze nawe? Gusa sister mbabarire, mbabarire kubw'ibyo nakoze. Njye naje ndi kuri misho kandi n'amafaranga barayampaye, narayahekenye tu. Niba warayari hari ikibazo ze, nibaguha nandi uzayarye. Dokas ati ntabwo ukeneye kumenya umuntu se wantumye. Ya ndamumenya se ngamfashe iki? Nyine nakomereza aho yishimisha. Icyo yashakaga ko ari ukwica ubukwe bwanjye, none yarabwishe. Ninjye muntu wakoze ikosa ryo kwemerera Ayman agafata irembo tukamara imyaka 2 tutarabana. Iyo biza kuba iby'igihe gito ntabwo umuntu yari kubona uwo mwanya wo kubwica, kandi ntekereza ko umuntu wabwishe nyine icyabimuteye nyine nawe ntago nkiza, ariko wenda hari nta muntu uhagarika umugisha Imana yarekuye. Abona hari impamvu Imana yabyemeye. Ngaho rero mbwira, waruhutse nkwakiriza iki rero? Wari wanze kugira icyo ufata, nta kintu urambwira ngo urenda kunsaba imbabazi. Njye nta nubwo ibintu byose wambwiye nabyitayeho, ahubwo wabikoze yibare. Yatumye menya Ayman uwo ari we. Dokas ati yarahombye tu. Tuve kuri abo ngabo bombi twigire kuri Ntwari. Abavuye mu myitozo, agisohoka atarinjira mu modoka akabona Ayman, aramwegera akamuramutsa akabwira ati bro bite? Ndati ni sawa, meze neza? Imana ati meze neza bya Kinyarwanda. Ntwari atahana hese? Ati niwe narinje kureba, narinzi kuri kumwe na Ivy. Maratoya uyu munsi ntabwo twigeze tuzana. Yambwiye ko atameze neza. Kwanza nako yambwiye ngo ntabwo ari buboneke, ari nkubeshye. Ayman ati oh la la, nzi ko ntabura nsanga muri kumwe. Baratse kandi bite bya mushiki wanyu uramubaza iki? Ayman n'ubu ngubu nyuma yo kumusebya no kumutesha agaciro imbere ya rubanda, isi yose ikamwota, ibitangazamakuru byose bikamwota, mushiki wanyu uramubaza iki? Ntwari ati ntago wanyuzwe koko uracyashaka kumubabaza? Niba unatekereza ko atwite, njye yarambwiye ngo nintegereza azabyara. Nawe rero utegereza azabyara. Waruje kureba ngo urebe ko yagaragaye se?
umukobwa utwite ntabwo yakina basket. Sister wanjye nubwo atayikina nk'akazi ariko ayikora nk'ibyo akunda, ayikina nk'ibintu akunda kandi n'umuhanga nuko nyine we atabiha agaciro. Ayimana tuyasi ibyo ngibyo. Uzi icyo nshaka se? Ndashaka gusaba Ivy imbabazi. Mwarate ngo iki? Wowe Ayimana usaba mushiki wanjye imbabazi? Uzihe binyuze mu nzira bigenze bite se? Niki wamukoreye? Ayimana nsanze hari ikosa niri nari tuhakoze nyuma yo kumusebereza mu murenge ukamuta ukagenda neza gaseba, akaba hari ikindi kintu wakoze. Ntago nakorohera. Uzi impamvu buriya nakwihoreye? Nuko nabonaga nta kintu mfite nagukorera kariya kandi, ariko none ahangaha ntago twakiranuka bro. Njye nawe ntago twawucana ngo wake. Kwanza mbwira kuki uri gushaka mushiki wanjye nyuma y'ibyo wamukoreye? Ayivura mushakira iki? Ndahera akamubwira ati nta kidasanzwe, mushiki wawe naramuhemukiye pe. Maze kumenya ukuri kose, Ayimana atangira kumubwira, akamubwira ko byose byari agapangu, akamubwira ko Dorcas bihuriye nta hantu na hamwe ahuriye na Ivy, ari inshuti zisanzwe. None ubwo nyuma yo kubimenya, what do you want? Ayimana iti ndakwinginze ndashaka ngo muze na Ivy. Mwarate ariko mwagiye murika kwikunda. Uribuka ko nyuma y'uko umenya ibyo byose utigeze nabura utera intambwe ngo wegere Ivy, nabura ngo ndamubaze ubwira ati ibintu numvise umramwereke nayo mafoto, nabura biguhakanire nangwa sabyemera ariko mwabiganiyeho. None uriteye urikunze, wikunze kurusha ibindi byose, uje imbere yanjye ngo nguhoze na mushiki wanjye. Can you imagine? Mbere hose se kutamamagaye ibintu byose bitarapfa ngo umbwire uti mushiki wawe yaramemukiye ngo inuduhuze. Mva ngubwize ukuri Ayimana, uwo musore nanjye ndundi, ariko amakosa wakoze nta muntu wayamushimira pe. Ubu se nkujyana iruhande rwa mushiki wanjye ngewe ngende ngutware njye gukomanga, mubwire ni dore nkuzaniye ex wawe, nkuzaniye wa musore wagusebije mu murenge. Ese wari uzi ko ibikomere wamuteye n'ubu atarabikira? Urabizi neza ko famiye nta muntu n'uyu n'umwe avugisha uretse ngewe gusa. Nindangiza rero nshogoshere ndi kumwe nawe ngo nkujyanye kwa sister. Umva uzashaka abandi, uzashaka abakobwa b'ibyomanzi nkawe, abakobwa batazi gutekereza nkawe, batazi gushyira mu gaciro nkawe. Ntago reka nkubwize ukuri ntabwo nanatuma wongera kwegera Ivy. Amarira wamurijije wowe? Ese uribuka amagambo wangiye ubwo naguhamagara? Uzagasuzuguro wambwizanyije. None kano kanya ngukeneye kubona sister, ariko rubanda nimugira isoni. Cyaza tuzi kwikundikira mwa muntu. Nta nubwo ureba ku makosa yawe, urebe n'uburyo wahemutse ngo ni gutwara inguze n'umuvandimwe. Ntabyo nkoze pe. None hibaze anko Lucas amenye ko ngewe ubwanjye mfite uruhare mu kugufata nkaguza n'umukobwa we nyuma y'ibyo wamukoreye. Ibaze none ibyo yankorera. Ariko reka tunareke anko, hera kuri Layira mu mbyara, akunda umwisengereza we cyane. Umva ngubwire buriya kuri Ivy Layira yakica n'umuntu. Buriya amahirwe ugira nuko nta n'inamba zawagira. Yaba yaragushishuye tu.
uri aho ngaho. Ibaze rero mama umbyara amenye ko nongeye kuguhuza n'umukobwa. N'ubu baracyamuhangayikiye, bari bazi ko azaniyahura. Ibaze rero yaza kuba yariyambuye ubuzima hejuru y'ubugoryi bwawe. None uriteye uragarutse ngo uje gusaba imbabazi. Umva hamwe uhure rero n'ingaruka. Nuko nawe yemeye kubana na biriya byose akabana n'agahinda, akanyura mu buribwe kandi abizi kabeshyerwa. Wibuka amagambo yakubwiye kuri telefone ndi kumwe nawe. None yarenzeho. Gutandukana kwiwe nawe. Turaje turebe hagati yawe nawe ninde ugiye kukwicuza. Imana ati ntwari please. Ndabizi narakosheje. Ndabizi narahemutse. Ndabizi narahubutse. Ariko please. Basi nyumva bwa rimwe. Basi gerageza umuze na mushiki wawe niyo byabisegonda. Nabura wenda nsabe Ive imbabazi. Mwara ati bana wintesha igihe wintwarira n'umwana. Heraka akigendera. Imana asigara aho ngaho nabyamushobeye. Mujinya bari wose kubita imodoka y'umugeri gahera kayinjiramo, atwara imodoka agenda yitonganya, kubita ibipfunsi kuri vora kugira ngo neza harimo arashwana na vora, kagira ngo vora niyo yamugiriye inama nk'iyo. Tugaruke kuri Priya ari kumwe na Nadia. Nadia na Priya baba bari kuganira. Nadia ari kubaza Priya mubaza ati ariko se Priya mbwiza ukuri aho ntago waba utwihishemo? Mba ngira uko rimwe na rimwe njya ngira ubwoba ko njye nayo imbabazi na Shine ubu twihishamo. Koko nawe wanga Ive? Priya ati shabyihorere nuko Imana yaduhisha ikintu gikomeye. Nabura wenda ubaye ufite ubushobozi bwo kurunguruka mu mutima wanjye ngo urebe urwango mwanga, nibwo wamenya ko ntamukunda. Ndatariko se noneho basi reka tubwizanye ukuri, wowe umwangiriye. Priya ati ahubwo wowe banza umbwire wowe umwangiriye. Nadia ati rero reka nkubwire ngiye ikintu kituma nanga Ive. Ngenda ngo ukuntu asuzugura tu, mbona areba n'agasuzuguro, mbona yiyemera. Nyine tu yakuze ari wa muntu wiyumva, nta muntu wo muri quartier yavugisha, nta muntu n'uyu n'umwe yikoza. Ibyo byatumye nkura numva mwanga. Mbona nyine tu mbona ibyara by'abakire nta bwenge bigira. Hako mana niba ari uko we wenda sinzi mba cyakora ni mwiza tu. Ikindi kintu umwangira ni iki? Mva nta musore wagutereta hano muri quartier abizi neza ko ari kureba Ive. Ibaze ko n'umusore wese uguterese niyo mwamuri gutembera Ive akinyuriraho yigendera n'amaguru tubona murangari. Kandi ikindi Ive agira ikinyabupfura. Nyine tuwarubaha byatari bigatuma abantu bamukunda. Rero kira gikundira afite nicyo gituma natwe tumwanga. Buri gikundiro cyose afite yarakwiye kutugabanyiriza. Ariko uribaza quartier yose ni nkaho ari we wenyine ugaragara. Ahubwo twagize amahirwe aragenda. Ndati none se niba yaragiye. Nadia ati njye narabikunze. Ahubwo nyine mbwira wowe umwangira iki? Ndati sha nyine reka mbwiza ukuri. Ive nyine mu rugo amufata nyine nk'ikigirwamana kazi. Ubona nyine umva ni nk'umwamikazi kuri se na nyina. Rimwe na rimwe hari ibintu bimwe na bimwe nasabaga simbe hawe, nangwa se simbihererwa igihe. Ariko iyo natakaga nkavuga ati Ive bimeze gutya na gutya, we yapfaga kuvuga byabaga ari nk'itegeko. Byatumye nyine nkora mwanga tu. Hari uburyo bamutreatinga
Nadia ati yes uko se nyine siko abakire bamera ntago bagukunda nkuko bamukunda gusa nyine tukariyemera yego nyine ntago dufite ishingiro ryo kumwanga ariko nyine twisanze tumwanga Puriati cyane rwose turamwanga kandi niyo mpamvu nshaka ngo dufatanye ikindi kuba yaribwe ntago bihagije no kuba ubukwe bwe bwarapfuye ntibihagije n'ubundi azabona undi Ivy ni mwiza kandi afite igikundiro na mu gitondo wajya kumva ngo afite ubukwe uzi ikintu gitangaje se urabizi ko akazi nkora ari Ivy wakanshakira sasa one day yaje kuza kundeba ku kazi sinzi ibintu yaranzaniye ndabyibutse yaranzaniye impano byari kuri anniversary yanjye uzi ikintu gitangaje se umuhungu wa boss yaramukunze kandi umuhungu wa boss ni mwiza kurusha Nayimani yarambajije turiya mupfaniye ndavuga ati ni umuvandimwe wanjye ni murumuna wanjye arambwira ati reka ntago avukana n'umukobwa mwiza kuri ati yego mufitanyemo agashusho ariko ntago waba mwiza kuri ngiye nageze mubwiza ukuri mubwira ko ari mubyara wanjye akumva umuhungu wa boss yaramushiriye kandi niwe manager ibaze ko buri munsi ahora mumbaza buri munsi ahora mbaza amakuru ye kandi sha umva nkunda umuhungu wa boss rero iyo ari kumbaza Ivy birambangamira kandi nta kintu n'iki na kimwe nakora kugira ngo mwereke ko mukunda Nadia ati none ko numva bikomeye Puriati rega niyo mpamvu nakwitabaje ibi bintu nanze kubizanamo imbabazi ndetse na shine bigomba bibe hagati yanjye nawe ntago nzi ikintu ngomba gukora ntago nshaka gutuma Ivy akundana n'umuhungu wa boss nabamiye ibaza ariko kubona umuhungu ukunda ari gukundana n'undi mukobwa ibyo bintu urumva bibaho noneho ibaze ko yambwiye ngo arashaka n'imihoze nabuze aho mera mubwira ko ntazimuha nabuze n'umubwira ko nanjye mukunda kuko narabibonye neza yarahengamye kwa Ivy naranamubwiye ni yewe Ivy yapfushije n'ubukwe ariko yanze kubyemera nabaje kumubwira ngo afite ubukwe arambwira ati reka nushaka kumbwira uti yaranabyaye afite n'umugabo n'abana ngewe ndamushaka bari uzabinyibwira nyuma yongera kumbaza amakuru ndamubwira ngo bwarapfuye arambwira ati siwumva si wagomba kuba umani wanjye tumva byaramunejeje ngiye numvaga ari bunahereka mwanga avuga ati umukobwa wabengewe mu murenge ahubwo noneho biruba uzi ikintu cyakurikiye se yarambwiye ngo nimuhereze nimero ndamubeshya ngo telefone yazimye none maze iminsi mukwepa sinzi icyo gukora Nadia ati zimuhe Puriati ya ntazo namuha undi ati yewe zimuhe undi ati ntazo namuha ahubwo umva nkubwire ngomba gushaka ikintu nkora Nadia ati wowe zimuhe ariko mubwire ko mbere yuko amuhamagara uzabanza ukavugisha Ivy hanyuma wowe uzajya kureba Ivy nujya kumureba uzatangira umwikundisha Puriati ndumva aho ngaho none uri mu murongo mwiza nanjye nendaga kukubwira ndashaka kugenda ngikundisha kuri Ivy nkamwereka ko turi abavandimwe kandi mufitiye impuhwe narangiza nkamutega icyo kunywa nkamutega ikindi kintu agapfa umvaho kugira ngo ntware uriya muhungu yapfa rwose Nadia cyane rwose nibyo nanjye nendaga kukubwira ntabwo ugomba gutuma gutwara umuhungu mwiza nk'uriya kuyataha ndumva inama ari iyo ngiyo noneho turayinogeje sasa rero reka ngende ningera mu Rwanda ndamuhamagara bahera ko bagatandukana ariko bamaze gucura umugambi wo kwikundisha kuri Ivy bakaba bamwambura ubuzima
ese uyu mupangu wa Priya ndetse na Nadia bazawugeraho ntabwo Imana izamurinda? Inkuru yitwa Inzitane. Jyewe nitwa Atete. Dusize Ayman arimo yicuza ndetse yifuza guhura na Ivy akaba yamwaka imbabazi. Ese byo bizakunda? Umunsi se bahuye buriya Ivy azamwumva? Bose ni mu bice bizakurikira. Jyewe nitwa Atete. Inzitane ni njye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.